nibwo mu bihe bishize yambwiye ati ubwo rero nimfa uzaza uje guhama ati nimfa ntuzagera ariko amufite nanjye mbigira umuhigo mu gihe gishize cyangwa baciye nk'ibyumweru nka 2 ndaza musanga aho yarari turaganira n'amagambo naramubonye ku mubiri amagambo ndayabona uko namutekerezaga muzi siko namubonye ikuvuga biramuganda komeza nkamureba nkamufata nkamukoraho tukaganira ageze aho arambwira aho yararyamye ati mbe iranyisha tereka njye kuryama ku buriri nuko aragenda bamutwarayo arangije arambwira ati vayo hano turi turyamye ndagenda njyaho yicaye ariko ukabona arimo arahondobera cyane nuko turicara uko kwari ukuntu yaryamaga uko njye namubonye muri icyo gihe gito agasa nk'uhondobera agasa nk'ujya kure noneho nashatse no kubwira mama we ntari kumuri mu myiteguro nyabaki ngeze aho kumvana nk'abantu burya bari basa nk'ifitiye muri akumva ndabaca intege ndabyihorera Ijuru ni wabo wabizera aheza twubakiwe n'umukiza ku mana yacu hari amazu meza n'ubuturo bwiza tuzahoramo niho ni iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoramo muze mwese dushengerere mw'ijuru tuzimana n'umukiza muze mwengerere mw'ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese twese dushengerere ntibizabaho kundi kuko ibya mbere bishize twongere ngo amena munyemere kandi nongere ndisubiremo kugira ngo ndivugeho gatoya haravuze ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho kundi impamvu bitazabaho ngo nuko ibya mbere bishize amena ntiruzongera kubaho kuri Chantal ukundi urupfu ntabwo ruzongera kumubaho ukundi kuko ibya mbere bya Chantal birashize ibya mbere byo birashize atangiye irindi rugendo rwa kabiri izina ry'Imana riraryoha ariko biranagoye nyemera ufashije mu ijambo uzamurikiriza tukimana ngo dushoboze kandi duhereze imbaraga uri mutabazi wacu bacogora uri Imana y'ubuhungiro uri Imana ishaba nyemerera ibyo tubizi imbere kuko ntizaguherekeza nyemerera ibyo tubiza gukiranuka udushoboze ndetse ntabwo yoroshye aho tugendana ntiboroshye aho dutuye ntiboroshye kandi ngo yabuze utegeke ugaze nyemerera iteka ryose mu izina rya Yesu amen Imana ibahereze umugisha muri barua ndumva Yesu
nicyo gituma huzuye amahoro ijuru ntiyazagera ibyaha nibwo ntazongera kureba igihe gito ngifite umuruho igihe gito ntazabona abana ndukanye n'ibyabo n'abantu mbatiwe mu maboko niko ijuru hataba umwijima abantu umucyo uhora imana izanagura amarira izava naho umubabaro wose. uri data nyir'ingabo kandi uririmbye warabibye urasaruye izina ryawe nirishimwe mwami wanjye Kristo wabibye Chantal umusaruye kuri uyu mwanya kandi natwe tumwereke tumugeze aho dutegereje Kristo urakoze tugiye kubana nawe iteka ryose natwe mu izina rya Yesu amen. Imana ibahe ijambo rye rizima mu mbaraga z'umuntu dukomeze tuje imbere dutsinde ibigeragezo turwane intambara twizeye twihanganire byo dukomeze tuje imbere dutsinde ibigerageza turwane intambara twizeye twihanganire byose turabasirikare benshi bogejwe mu mara umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyoboro mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza umukiza azahanagura amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yadusezeranije zamikuzo mu rukundo amarira azaba mu ijuru utugirire umuntu mani horaho urugendo rwacu dufite twohereze umugisha mukiza tubashe kukumenya Mana twagezemo cyane mu ijuru tuzaririmba urugendo ntabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya nigukikurizwa ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe gito nigukikurizwa ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe cy'uramaho icyo wamitiye icyo wamitiye mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro zaguwe ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana by'amara ribamara imibabaro rikabatinyura ribamara imibabaro rikabatinyura umutima ukomeretse niryo riwukiza ushonje rirauhaza riruhururushe ushonje rirauhaza riruhururushe n'urutare nubaka
n'inzoya ngigagwa uri umutambyi nemera n'umwami untegeka n'umungeri byandagira inshuti nizera ni wowe bugingo bwanjye kandi kuri wowe niyo nsiganirwa saba nuko nasaba wemere ishime gushima nubwo nabasha na mama we umubyeyi umubyara abe yiteguye gufasha umugabo we kubona ubugenzi. Abavandimwe be nabo bitegura. Hari uruhu rw'abavandimwe rwigize narwo. Abo mu muryango wo kwa papa we abo bitegure n'ururabo. Chantal. Inshuti ye Mishu abe yitegura. Mama Prince nawe atambuke. Abe nk'uko twabikurikiye yari inshuti magara ya nyakubyaha Chantal. Uko yabitubwiye kumubura ni nkaho yongeye kubura umuvandimwe bavukana. Ari urungano rwe bakinanye ikinamico. Hari abakinnyi bakinanye filime muri Makuta. Niba Makuta bataritegura famiye Seburikoko mutambuke. Hari umuryango mugari wa Zacu Entertainment. Yaba abo muri City Med, Ndoto,
mwese kugira ngo twihute ubuvuzi bw'umwete natambuka. Rwanda Actors Union namwe mwe mwitegura. Rwanda Actors Union. N'abandi bose batari bari ku rutonde bifuza kurimbisha imva ya Chantal Mutambuka. Nyuma y'uko uyu muhango tuza kuwusoza, twifuzaga ko twese nta n'umwe ubuze twahurira